Mwaramutse neza kandi muraho bakunzi ba Maranatha, ese mwaramutse mute? Igitondo cyiza kandi mugire amahoro ya Nyagasani. Nk'uko muri kubibona ku mashusho, turi kubona umugabo ukuze ariko ufite ibitekerezo byubatse isi uhereye mu gihe cya mbere ya Yesu, kandi kugeza na n'ubu isi iracyagendera ku bitekerezo bye, kandi ntabwo wamuveba kuko ibyo dufite byose byagiye biva ku batubanjirije. Imana iha ubwenge bituma isi tuyibona uko uri kuyibona uyu munsi. Isi ntabwo yatangiye ifite imodoka, isi ntabwo yatangiye ifite indege, isi ntabwo yatangiye izi gukora ubuvuzi bugezweho nk'ubw'uyu munsi, isi ntabwo yatangiye ifite umuriro dukoresha mubona ducana, isi ntabwo yatangiye ifite telefone. Yatangiriye ku bitekerezo by'abantu, abandi bagenda babyubakiraho kugeza bageze ku isi ya none. Buri wese aravuka agakora icyo Imana yamushyizemo, yarangiza akarambika agapira hasi akagenda, abandi bakaza bamukurikiye bagatangirira aho yari agejeje. Buri wese akora ko ashoboye ubundi akagenda. Socrate se yari muntu ki? Yakoraga iki? Yamariye isi iki? Kuki tumwiga? Kuki twiga ibyo yavuze ndetse n'ibyo yakoze? Socrate yari umufilozofi w'umugereki wabayeho mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu. Yamenyekanye cyane kubera uburyo yabazaga abantu ibibazo kugira ngo basuzume ibitekerezo byabo. Socratic method. Ese Socrate avuka he? Socrate yavukiye mu mujyi wa Athens mu Bugereki. Ni umugabo wahoraga ashaka ubwenge kurusha ibindi byose bibaho. Ariko Bibiliya iravuga iti Abayuda bashaka ibimenyetso, Abagereki bashaka ubwenge. Ariko se iyo ubwenge bw'umuntu buhuye n'ukuri kw'Imana bigenda bite? Mu gihe cya Socrate, Abagereki bashakaga gusobanukirwa ubuzima bakoresheje ubwenge n'ubwenge bwa filozofi. Ariko muri Bibiliya, Paul the Apostle yaranditse ati Abayuda bashaka ibimenyetso, Abagereki bashaka ubwenge. Biboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 22. None se ni iki kiba iyo ubwenge bw'abantu buhuye n'ukuri kw'Imana nk'uko twari tumaze kubibaza? Ese kuki Paul cyangwa Pawulo yazanyemo Abagereki muri iyi baruwa yandikiraga Abakorinto? Nta mugayo, Abagereki ni bamwe mu bantu bakolonije Isiraheli. Rero bari babazi neza ibyo bakunda n'ibyo bakora. Ese iyo tugiye n'ubundi mu ijambo ry'Imana, ni iki Yesu yatsindishije abantu? Ni ubwenge? Dusanga ko mu by'ukuri abantu batangariraga ubwenge bwa Yesu, ndetse bakavuga ngo mbese ko atize, ibi yabikuye he? Ubu bwenge yabukuye hehe? Ariko Yesu ntago yatsindishije
abayuda cyangwa isi ya none ubwenge gusa, ahubwo yabikoresheje ukuri n'imbabazi n'ubuntu. Socrate yigishije abantu kwisuzuma. Yavuze ko ubuzima butisuzumye nta gaciro bufite. Bibiliya nayo irabivuga ati mwigerageze, mwigenzure murebe niba mukiri mu kwizera. Mu gihe cy'igisibo ni igihe cyo kwisuzuma umutima wacu. Ni igihe cyo kumenya abo turi bo. Ni igihe cyo kwisobanukirwa maze umuntu akamenya aho ahagaze, akamenya n'icyo akwiriye gukora. Soma mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, ibice 13 umurongo wa 5. Yakobo yaranditse ngo udafite ubwenge abusabe. Kandi ubwenge bwo muri Bibiliya ni ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'isi, ari bwo Bibiliya yita ubw'inyamaswa abantu. Ariko se muri ubu bwombi uyu Socrate yakoreshaga ubuhe? Muzanyandikire muri komanteri mutubwire ubwo bwenge Socrate yakoreshaga. Reka dukomeze. Ese ni iki Socrate yamariye isi? Mbere yatoje abantu kwibaza no gushishoza mu byo bemera n'ibyo bakora. Icya kabiri, gukunda ukuri, ubutabera n'ubwenge. Icya gatatu, kwereka abantu ko kumenya ko utazi byinshi ari intambwe y'ingenzi yo gukura mu bwenge. Ese Socrate yubahaga Imana? Yego, twavuga ngo yubahaga Imana, kandi yagendaga ashyira imbere ukuri n'ukwisuzuma. Yashishikarizaga abantu gusuzuma imyitwarire yabo n'imyemerere yabo, bigahuza n'uko Imana ishaka ko abantu bamenya ukuri kandi bagakora ibyiza. Ese ni iki twamwigiraho? Twamwigiraho kwibaza ibibazo, self reflection, gushaka ukuri no kuba inyangamugayo, kwihangana no gukunda ubutabera. Kumenya ko kwiga no gushishoza ari intambwe yo gukura mu bwenge. Icyo wamenya hano ni uko kwibaza ibibazo by'umutima bifasha kwirinda icyaha no gukura mu kwizera. Socrate rero ntiyagiraga ishuri nk'uko uyu munsi abanyeshuri bagenda bakajya ku ishuri, ahubwo yagendaga abaza ibibazo abantu mu mihanda, ariko yari afite n'abantu bamukurikiye yigishaga bakamwigiraho, aribo basigaye bakora ibyo nawe atabashije gukora, ndetse bandika n'ibyo yakoze n'ibyo yavuze. Bamwe muri bo ni uwitwa Plato, undi yitwa Xenophon. By'umwihariko Plato niwe wanditse ibiganiro byinshi bya Socrate, niyo mpamvu tumenya ibyo yavuze. Socrate yashakaga ubwenge, ukuri n'ubutabera, ariko ukuri kwatumye ahitamo urupfu. Ese wowe wakomeza gushaka ukuri niyo byagutwara byose? Socrate uburyo bwe bwo kwigisha bwari ukubaza ibibazo byinshi kugeza umuntu ubwe abonye ko ibyo yavugaga bidafite ishingiro cyangwa ko agomba gushaka ukuri kurushaho. Yavugaga ko afite ijwi ryo mu mutima. Socrate yavugaga ko hari ijwi ryamuyoboraga rikamubuza gukora ibibi. Ntabwo ryamutegekaga gukora ikintu,
ahubwo byamubwiraga icyo adakwiriye gukora. Sokrate rero yaje guhura n'ingorane, aza gufatwa, araregwa, baramuburanisha. Bamuregaga kwangiza urubyiruko, kutubaha imana z'umujyi, ubwo ni ibigirwamana. Bimwe mu bigirwamana bagiraga, hari icyitwaga Diane, hari icy'izuba ndetse n'ibindi. Ese urupfu rwe rwagenze gute? Mu mwaka wa 399 mbere ya Yesu, yaciriwe urubanza rwo kunywa uburozi bwitwa hemoroke. Urupfu rwe rwatumye aba ikimenyetso cy'ukuri. Aho guhunga igihano, Sokrate yemeye kunywa ubwo burozi. Yavuze ijambo rikomeye, yavuze ko ari byiza gupfa wubaha ukuri kuruta kubaho ubeshya. Iri ni ijambo rikomeye n'uyu munsi, rifite imbaraga ku banyakuri kandi rikagira n'imbaraga ku babeshya. Ibi byatumye abantu benshi bamufata nk'umuntu wapfiriye ukuri kwe. Yagize ingaruka zikomeye muri filozofiya. Filozofi y'Abanyaburayi hafi ya yose yaje nyuma ishingira ku bitekerezo bya Sokrate, cyane cyane binyuze mu nyigisho za Plato n'umwigishwa wa Plato witwa Aristote. Nibyo cyane, ukuri gushobora kukwicisha. Sokrate yarabigaragaje. Amagambo azwi cyane ya Sokrate: I know that I know nothing. Nzi ko ntacyo nzi, bishatse kuvuga ko umuntu akwiye guhora yiga. The unexamined life is not worth living. Ubuzima butatekerejweho neza ntibukwiriye kubaho. Ubu rero ubwo twize inyigisho ya Sokrate, twige kwisuzuma mu buzima bwacu. Dusuzume imitima yacu kandi dushake ukuri. Filozofi ya Sokrate yatwigisha kwirinda mu mitima yacu no gushaka ukuri. Filozofi ya Sokrate idufashe kwirinda icyaha no gukura mu kwizera. Ntiwibagirwe gusangiza inshuti zawe iki gitekerezo, gukora subscribe ndetse no gukomeza gukurikirana inyigisho z'ubwenge no kwizera. Kubaho ku isi bidusaba kugira ubwenge. Yakobo ati udafite ubwenge abusabe. Ubuzima bw'umwuka nabwo buradusaba kwizera. Ibyo byombi tugomba kumenya uko tugendana nabyo umunsi ku munsi. Zirikana ko tugomba kugira ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bw'inyamaswa abantu, umva icyo Yesu yabuvuzeho. Yaravuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ngo mbese wowe munyabwenge uri he? Wowe munyempaka uri he? Ubwo ni bwa bwenge bw'isi bwitwa ubwenge bw'inyamaswa abantu, nibwo Kristo azarimbura. Ijambo ry'Imana kandi rikatubwira ngo nubura ubwenge nzakureka. Ubwo ni ubwenge bw'Imana ishobora byose. Murakoze, mugire umunsi mwiza.